Umuhanzi wubatse ibirwi mu Rwanda Kivumbi King yashimangiye ko akunda Mike Kayihura ndetse ari umuhanzi umushyigikira bya hafi. Inyuma yuko bano bahanzi bombi batangaje yuko bagiye gusora EP cyangwa se agace ka album cyangwa se su album, akaba ari album ikubiyemo indirimbo zirenga 6 zose. Uyu muhanzi Kivumbi King ndetse na Mike Kayihura so bwa mbere bakoranye indirimbo, kuko no mu minsi yashize bakoranye indirimbo zirenga 3 ndetse zakunzwe n'abatari bake. Mike Kayihura ni umuhanzi wubatse ibirwi mu Rwanda, by'umwihariko umwihariko wa Mike Kayihura nk'abahandi bahanzi bose niwe muhanzi wa mbere wakurikiwe wari wumvishwe n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify mu Rwanda. Bikaba biri mu bintu bimugira wa mbere cyangwa se byamugira umwami wa Spotify mu Rwanda, by'umwihariko mu ruhando rw'imyidagaduro cyangwa se rw'abahanzi, kubera yuko nta muntu ukina filime uzicuruza kuri Spotify. Birumvikana neza ko umuntu ucuruza indirimbo cyangwa se bihangana kuri Spotify ari umuhanzi uririmba mu buryo bwo kuririmba byo kuririmba. Uyu muhanzi rero Kivumbi King yahuje imbaraga na Mike Kayihura maze bakora indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Bikaba bivuga yuko bajya gusura album, kuko nabo nibo babyitangarije ku munsi w'ejo habwo byari ku itariki 15 Ukuboza mwaka wa 2025. Kivumbi King nawe ni umuhanzi utoroheje mu Rwanda guhera mu myaka irenga 7 ishize, kubera yuko guhera mu mwaka wa 2018 nibwo amatwi y'abanyarwanda atangiye kumva indirimbo za Kivumbi King zitandukanye zirimo Madamu n'izindi ndirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Kivumbi King ni umuhanzi wubatse ibigwi mu Rwanda, akundwa n'abatari bake by'umwihariko urubyiruko cyangwa se abajene bakiri batoya, ahanini biturutse mu bihangano bye byakunzwe n'abatari bake by'umwihariko abantu b'urubyiruko. Kivumbi King yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Keza, Madamu, Salute n'izindi zitandukanye zakunzwe n'urubyiruko rutari rukeya by'umwihariko mu Rwanda ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Aba bose bashyize imbaraga hamwe bakaba bagiye gusura EP cyangwa se agace ka album, akaba album ikubiyemo indirimbo zirenga 7 nubwo zitarajya ku mugaragaro umubare w'indirimbo zikubiye muri EP. Umeze ubane natwe kuri Taifa Rwanda, udukurikirane umunsi ku munsi umenye amakuru n'ibiganiro byacu, ukande subscribe utarayikanda, kandi turagushimiye wowe wayikanze kuko aho tugeze niho tubikesha, ndetse wiyongere no mu muryango mugari wa Taifa Rwanda kugira ngo ujye ukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Njyewe nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.